Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikibacyangirira n'abanje n'ugutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano Sura Rayon Sport Nyanza isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu ihangana hagati y'abanyamakuru ba Fine FM n'abakunzi ba Rayon Sport riri kurushaho kugenda rifata indi ntera nibikomeza kugenda bigaragarira buri wese gusa ariko usanga bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport batabivugaho rumwe bamwe bashyigikiye iyo radiyo abandi bati iyi ngiyi igamije gusenya ikipe ya Rayon Sport situzi impamvu yibasira ikipe ya Rayon Sport nk'uko abakunzi ba Rayon Sport bakomeza ubwabo kugenda babyivugira kuri uyu munsi Rayon Yacu TV iraza kugaruka kuri aya makuru cyane cyane ku mwuka mubi ukomeza kugenda ututumba hagati y'umunyamakuru Sam Karenzi n'abakunzi ba Rayon Sport. Iyi Rayon Yacu TV kadushimire mwese mwamaze gukora subscribe mukora no kukazogera uko dushyize ikiganiro mugahita mugikurikirana mu bambere. Reka kandi dushimire mu mukomeza kugenda mutanga ibitekerezo byanyu mutwereka ko turi kumwe umunota ku munota. Joas Ndabarinze, Uwise Jean Bosco, Emishimiye n'abandi bagiye batandukanye nka Dani Mugenzi, mwese turabashimira mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Ntitwakwibagirwa bari hanze y'u Rwanda mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe nka Muzungu Noah n'abandi bagiye batandukanye. Reka kandi dushimire mwese mukomeza kugenda mushyigikira ikipe ya Rayon Sport mukanda akanyenyeri 702 urwego S ugakurikiza amabwiriza ubundi ugashyigikira ikipe ya Rayon Sport. Ushaka kuba muri fan club yari yose wifuza ushobora kutwandikira kuri 0788 47 65 tukagufasha kujya muri fan club iyo ari yo yose wifuza. Iyi niyo Yacu TV ngende Modric amba rwaje rwakarugondera ku mugonzi amarushanwa menshi harawasa na jihadi ye bafana bakunzi mwibuka ya mateka kuva gikora mu rukiko rwa sport kugera agiye mu rukiko rw'ubujurire kugeza kuri ubu kuva Sam Karenzi yava kuri Radio 10 akajya kuri Fine FM imyaka 3 irashize. Uyu munyamakuru bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport bagaragaza ko bamuri inyuma gusa ariko abandi bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport bagakomeza kugenda bagaragaza ko uyu munyamakuru batamuri inyuma bijyanye ngo n'amakuru atangaza ku ikipe yabo. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa cyangwa se umwuka mubi ukomeje kugenda ututumba hagati y'iradiyo n'abakunzi ba Rayon Sport. Ese bihagaze gute kugeza kuri ubu? iyo nibutse uwo mutaga nikora ndatimana. Byatangiye ubwo witwa Myaka Sadat yayoboraga ikipe ya Rayon Sport atangira kutagenda avuga rumwe n'uyu munyamakuru Sam Karenzi. Byagiye bifata indi ntera byasabye imbaraga nyinshi ubwabo barahuye baraganira yewe n'ibintu byagiye no muri RIB ntabwo byari byoroshye hagati ya Sam Karenzi n'umugabo Sadat Myakazi. Byakomeje kugenda bivugwa yuko uyu mugabo uyu Sam Karenzi benshi bakomeza kugenda bamushinja ko yaba ari inyuma y'ishyamba cyangwa se babandi bakunze kuvuga ko bayeho ikipe ya Rayon Sport. Kugeza kuri ubu bamwe bafata nk'abahejwe mu ikipe ya Rayon Sport ngo nubwo atari ko biri nk'uko bamwe bakomeza kugenda babigarukaho yuko bamwe kigaragara mu bikorwa bya Rayon Sport. Gusa ariko byagaragaraga yuko uwitwa Sam Karenzi ari guharanira uburenganzira bw'abo bagabo. Sadat Munyakazi nawe akomeza kugenda atsimbarara ntabwo byari byoroshye. Abakunzi ba Rayon Sport bamwe bagira ku ruhande bajyaho bakajya kuri Sam Karenzi bati ibyo avuga ni ukuri
abandi bakajya kuri Sadati Munyakazi bati ni buri mukuri. Bikomeza kugenda bifata indi ntera uko iminsi yicuma, bikarushaho kugenda bifata indi ntera. Gusa ariko aba bagabo baje guhurira ku meza imwe, barahura baraganira, bavugana yuko ibi babicoce ndetse ngo bitazigera byongera kugaruka. Ariko ntabwo byatinze, aba bagabo bwabo kugeza na n'ubu ngubu baracyagaragara ku mbuga nkoranyambaga, bakomeza kugenda babwirana amagambo atari meza, bakomeza kugenda berekana yuko batabyumva kimwe. Abakunzi ba Rayon Sport bo kuri ubu ngubu, nyuma y'uko Sadati Munyakazi avuye mu ikipe ya Rayon Sport, bakomeza kugenda bibaza impamvu uyu Sadati Munyakazi yavuye ku ikipe ya Rayon Sport. Gusa ariko uwitwa Sam Karenzi agakomeza kugenda anenga ubuyobozi bwa Rayon Sport uko iminsi yicuma, ngo nta kintu cyiza kuri we ajya abona ku buyobozi bwa Rayon Sport, nta kintu cyiza ubuyobozi bwa Rayon Sport bushobora gukora ngo kimunyure, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwa n'abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bakurikirana ngo urukiko rw'ubujurire. Nawe Kanyama yayi na Kanyandekwe, Gerard Diyofili barayifata, umufana w'umwaka rwa Rutabura, Rayon ni wowe nkunda n'ikimenyimenyi, ubu nkuba n'ubutitsa nitwaje agakwaya, kandi nizeye Imana nzakarema gakumba, nzakugabira ishyo. Mu minsi yashize umunyamakuru Titi Kayishema yagiye ku mbuga zarandika ati itangazamakuru ryo mu Rwanda iyo utagize ikintu baha, waba uri umukinnyi, waba uri umutoza, waba uri umuyobozi w'ikipe, kugira ngo bazakuvuge neza biba bigoye, barakurwanya mpaka. Ni byakomeje kugenda bitangazwa n'umunyamakuru Titi Kayishema. Abenshi bakomeza kugenda babiha ireme cyangwa se bakomeza kugenda babishingiraho, ku buryo umunyamakuru yavuze nabi ikipe bahita bumva ko byanze bikunze ngo ikipe ntacyo yamuhaye. Ni byakomeje kugenda bigaragara, ni byakomeje kugenda bigarukwaho kugeza na n'ubu ngubu. Gusa ariko turi kuvuga ku mwuka mubi uri hagati y'abakunzi ba Rayon Sport na Sam Karenzi. Mu minsi yashize twakomeje kugenda twumva urukiko rw'ubujurire ndetse ngo n'urukiko rwa siporo bakomeza kugenda ubwabo bashwana cyangwa se batavuga rumwe. Abenshi bakomeza kugenda babyibazaho, aho benshi bemezaga ko ngo urukiko rwa siporo ngo rwaba rukomeza kugenda rushyigikiye ikipe ya Rayon Sport, mu gihe urukiko rw'ubujurire rwaba rukomeza kugenda rugaragaza ko rutari inyuma y'ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane ku ngoma ya Jean Fidel Uwayesu bakunze kwita retired. Ahangaha abakunzi ba siporo cyangwa se abareyo muri rusange bakomeje kugenda banenga izi radiyo, cyane cyane ariko urukiko rw'ubujurire banenga yuko uyu nguyu cyane cyane bagaruka kuri Mucyo Anta, uyu nguyu wakomeza kugenda akavuga amakuru ya Rayon Sport. Ahangaha abenshi bakemeza ko iyi radiyo ari cyo ishobora kuba yarakomeje kugenda imuhora. Ibyo ni ibivugwa, gusa ariko nanone ushobora gusanga atari ko kuri. Gusa nibyo usanga mu bakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abandi basportifu bamwe bemeza yuko iyi radiyo cyane cyane usanga imwe ishyigikiye ikipe ya Rayon Sport, indi itayishyigikiye. Byaje kuva aho ngaho bijya kuri Ngabo Robin wa Radio 1, bikomeza kugenda bahangana. Abenshi bazi Ngabo Robin nk'umufana wa Rayon Sport nubwo ari umunyamakuru, ariko uyu nguyu ni umwe mu banyamakuru bazwi ko ari umukunzi wa Rayon Sport ndetse adakunda kubihisha. Ahangaha kandi n'uwitwa Sam Karenzi abenshi bakomeza kugenda bemeza ko ari umukunzi wa Rayon Sport, kandi nawe yarabyivugiye. N'abamuzi neza bemeza ko Sam Karenzi ari umukunzi wa Rayon Sport, gusa ariko bakibaza impamvu akomeza kugenda yibasira nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho kuva Jean Fidel Uwayesu yajyaho. Ahangaha ubwo ubuyobozi bwa RGB bwemezaga yuko uwitwa Sadati Munyakazi avuye ku buyobozi bwa Rayon Sport, ndetse n'abahoze bayobora Rayon Sport ko nta n'umwe wemerewe kugaruka ku buyobozi bwayo. Aha barategereje ku ngoma, bagiye kubona babona bazanye Jean Fidel Uwayesu, niwe waje gutorwa n'abakunzi ba Rayon Sport kuyobora umuryango wa Rayon Sport. Ahangaha Sam Karenzi ntabwo yigeze aripfana, yavuze yuko abakemuye ikibazo ntacyo bakemuye, muri make ntacyo bakoze, yuko ahubwo ngo bateje ikibazo kurenza uko byari bimeze. Bati kuzana umusirikare ngo ayobore ikipe ya Rayon Sport, ahangaha mukoza amarorerwa, ibyo mukoze ntabwo bibaho. Ntabwo wakazanye umuntu wahoze ari umusirikare ngo abaruze kuyobora ikipe ya Rayon Sport,
ahangaha bihita bigaragaza yuko uruhande muherereho rugaragara. Ahangaha ariko benshi bakomeje kugenda bumva byumva kimwe n'uyu mugabo, ariko kandi abandi bakomeza kugenda bamunenga, bakomeza kugenda bavuga ko uyu mugabo akomeje kugenda agumura abakunzi ba Rayon Sport. Ibyakomeje kugenda bivugwa, Sam Karenzi kugeza na n'ubu ngubu kuva icyo gihe ntabwo arabyumva kimwe na Jean Fidel Uwayezu, akomeza kugenda amunenga, ndetse kuri benshi bakomeza kugenda kugenda umugabo Sam Karenzi bemeza ko ngo nta cyiza ashobora kubona cyakozwe n'uyu mugabo Jean Fidel Uwayezu, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho cyane cyane n'abakunzi ba Rayon Sport. Ahangaha abakunzi bamwe ba Rayon Sport bakomeza kugenda bumva Sam Karenzi, bakomeza kugenda bavuga yuko uyu mugabo ngo yigeze kubyivugira kuri radiyo ubwo yatangazaga ati nzagumura abakunzi ba Rayon Sport kugeza ubuyobozi bwa Rayon Sport buvuyeho. Ibi byakomeje kugenda bigarukwaho, nyoti yakomeje kugenda icicikana ivuga yuko uyu mugabo yivugiye yuko azagumura abakunzi ba Rayon Sport. Ibyo ngibyo rero abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bishingiraho bavuga yuko uyu mugabo Sam Karenzi we yaba ari mu nzira mbi iganisha abakunzi ba Rayon Sport ahabi. Ni mu gihe benshi abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda banenga uyu mugabo bavuga yuko ashatse yagarukiraho agafatanya n'abandi kubaka ikipe ya Rayon Sport, ngo niba ari umureyo ngo kandi ataba ari umureyo akagarukiraho ngaho akarekera kugenda kumura abakunzi ba Rayon Sport. Ubururu n'umweru amasumbuko ari igisebe, dogora begamitara bayobora amajyepfo na polisi y'igihugu abona. Mu minsi yashize umugabo Sam Karenzi yakomeje kugenda yumvikanisha yuko uwitwa Sadati Munyakazi kugeza na n'ubu ngubu ngo hari abakunzi benshi ba Rayon Sport yakomeje kugenda amwangisha, ndetse gafite groupe bita inshuti zidasigana ngo yabibereyeho kurwanya umugabo Sam Karenzi. Nkuko akomeza kugenda bitangaza ati groupe bita inshuti zidasigana babambari ba Sadati niyo bakomeza kugenda bandwanya umunsi ku munsi. Abandi bati twaba tukurwanyiriza iki, hari uwigeze gukura kuri mikoro za Fine FM, ariko intwaro ufite ya mikoro ngo nawe uyikoresha nabi. Nkuko benshi bakomeza kugenda bigaragaza yaba ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, abakunzi ba Rayon Sport benshi bakomeza kugenda banenga uyu mugabo Sam Karenzi. Ariko si abakunzi ba Rayon Sport gusa, n'abandi basportifu batandukanye ngo bamaze kugenda babibona gutyo, babona yuko Sam Karenzi ngo yabahanganye n'abakunzi ba Rayon Sport. Ngo kandi itangazamakuru nk'iri ntabwo ryigeze ribaho, ntabwo itangazamakuru ryigeze rihangana n'ikipe, ngo bitangiye kuba kuri ubu ngubu nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho na benshi. Gusa ariko uyu mugabo nuko bimeze gutyo, abenshi bakomeza kugenda bemeza ko ngo ari umureyo. Weruka rw'amayeri yerekane mu kibuga, Cedric Moses Raro nzarora harora ripe, Ive Yusufa Bubidi na Didier. Nk'umukunzi wa Rayon Sport ushobora kwibasa iherezo ry'ibi ngibi, gusa ariko abenshi bakomeza kugenda bagaruka yuko bati niba mudashaka kumva ibyo avuga kuki mushyira kuri radiyo ngo mumwumve. Nibikomeza kugenda bigarukwaho, niba uzi ko umuntu atakuvuga amakuru meza kubera icyo wowe umutega amatwi, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho na benshi. Gusa ariko ibyo ari byo byose icyaba cyiza kurushaho no uyu mugabo Sam Karenzi n'abakunzi ba Rayon Sport bagerageza gucocera hamwe ibibazo kugira ngo ikipe ya Rayon Sport badakomeza kugenda bashyira mu mwuka mubi. Gusa ariko abakomeje kugenda bavuga ko bari kubaka ikipe ya Rayon Sport bo ko ntago batuje, ngo kandi nta nubwo bazacibwa intege n'uyu Sam Karenzi nk'uko bakomeza kugenda babivuga, ngo ziratontoma ariko ziraziritse. N'abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bigarukaho bavuga ko Sam Karenzi ntacyo azabatwara mu gutera intambwe yo kubaka ikipe ya Rayon Sport. N'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu iri kwitegura shampiyona ya season 2022-2023 izatangira ku itariki 19 z'ukwa munani. Ikipe ya Rayon Sport ikataje mu bikorwa bya recruitment. Iyi ni Rayon Yacu TV, Gendi Modric. Ubu nkuba n'ubutitsa nitwaje agakwaya, kandi nizeye Imana nzakarema gakumba, nzakugabira ishyo abawe bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu birere.